tuganire na Platini umuririmbyi akaba n'umubyinnyi akaba n'umusportif akaba ni umwanditsi nyambona n'urwenya hari igihe wari kuzarushobora so Platini tuguhaye ikaze. Murakoze cyane naye nishimiye kuba munyakiriye. Icyambere tubanza kukubaza umuntu abona Platini nyine nk'umuhanzi abantu benshi bakubona kuri screen nkuko bari kukubona hano ariko byari byose ufite ubuzima bwihariye utatubwiye wenda n'amabanga y'imbere cyane ariko ubona Platini kuri screen gusa yamenya iki kintu. Njyewe ntabwo mfite n'ubundi bintu byinshi mpishemo inyuma muri njyewe kuri yangaragara nyine nikomeza hanini ndo muririmbyi nyine nkuko wari ubivuze maze igihe kitari gitoya muri muzika kandi ngo guhera mu bwana bwanjye tu nari umunyamuziki ko natangiye nko kuririmba muri korali mfite imyaka 10 urumva rero ni igihe kinini ibindi gusa nshobora kuba nkora ndumwe mu bantu bakunda business hari utu business mba nkora ariko nyine tutajya mu itangazamakuru nyuma yo kuririmba nibyo bintu mugiramo. Duhere kuri iyo myaka 10 ugiye muri muzika uri umuririmbyi wa korali wari kuririmba gute waririmbiraga hehe mu buhe buryo? Ko gastori kajya kanshimisha ngiye kureba filimi ya Yesu kera mu rugo nta televiziyo twari dufite kuri iyo myaka 10 none baramamaza ku rusengero twari duturanye ngo abantu bazajye kureba filimi ya Yesu nibwo bwa mbere nari ngiye kureba nkibonye ndafatwa kabisa nakijijwe uwo munsi badushyira muri kategori y'abana batabana bifuza kwakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza ari njyamo atariko twanifuza ko ku cyumweru mwazaza ku rusengero n'ibishoboka ku cyumweru ndaza gutyo bashinga korali ntangirana nayo mba n'umuyobozi wabo bahise bananura urubanza nari umushapu cyane icyo gihe ku buryo imyaka 10 yose nayimazemo nari perezida w'iyo korali. Uvuye muri korali ugize imyaka 20? Mitangira muri Dream Boys. Uri mureba filime ya Yesu n'iki cyagutangaje cyane? Urumva icyo gihe nari umwana mu by'ukuri ntabwo nasobanukirwa ko ari filime gusa numva ko ari ibintu biri real kabisa byabayeho. Nababajwe cyane buriya Yesu bamukubita imisumari nararize cyane uriya mujama w'umuzungu bamukubita imisumari buriya narababaye cyane ndavuga ni kabisa yazize njyewe reka nkize. Ntabwo umuntu yakeka ko umuntu yamara imyaka 10 muri korali hanyuma akayivamo byagenze bite? Nyuma yaho rero naje kugira izindi ndi muri secondaire natangiye kujya fréquenter ibindi bintu bitandukanye nka ama groupe de danse nubwo nari muri korali bwose nagiraga gutya nkanyaruka nkajya kwiga kubyina muri hot side ni groupe twa hot side nayibayemo nabo bita ba Kamishi ba Clovis Choga Style Rafiki Choga Style na Prince Kids nguyoboye Miss Rwanda ngubu twarabyinanaga buri ari group imwe n'abandi benshi cyane wenda batakomeje ibintu bya show business. Rero najyaga kwiga kubyina ibyo ni influence imwe nagize nageraga ku ishuri buriya nkaba umustar ukomeye cyane nk'interprete indirimbo ariko ibyaje gukomera cyane nuko nize indimi n'ubuvanganzo. Sasa rero ubuvanganzo kubwiga cyane byakomeje kuzamura ikintu muri njyewe hari filozofi byansigiye nkajya numva hari ibintu mfite muri njyewe maze kumenya nashyira hanze nsanga inzira inyoroheye ariyo kuririmba kuko nari nsanzwe ndirimba muri korali ko twabaga twanditse najya nandika udutabo dutoya ajyaga nandika amapoeme matoya yego sinanakayiza igihe cyo kubiprintinga ngo bijye hanze nandikaga amateatre muri secondaire naranayakina ibyo bintu nkabifata mbona uburyo bwiza ruko nabishyira mu majwi
mpera ku ndirimbo z'Imana nkajya nandika indirimbo nakuye muri Bibiliya nkazifata nkazihereza korali yanjye ikazirimba. Njye nkeka ko n'ubu ngubu bajya sometimes banyuzaho indirimbo nagiye mpimba kera nkiri muri secondaire. Mpita numva rero gutyo biraje inspiration iraje nkumva naririmba n'ibindi none bitandukanye bitari gusa gospel. Abantu babaye muri za korali usanga yakoze ibintu bitandukanye cyane n'ibyo n'umurongo wa korali bavuga ngo yaguye yagiye mu by'isi. Urumva waranabyinaga babifataga bate? Ibyo byo kubyina ntabyo bari bazi ntarabibahishe, ariko nyirangiza secondaire ni ibintu byahise byigaragaza nahise njya mu muziki biragaragara. Nahuye n'abapasiteri banjye nyuma bati se biriya nibyo wahisemo, ndabane kabisa numva ari undi muhamagaro mfite ko numvaga muri ngiye byanga byakunda n'ibinanira nz'abapasiteri najya ibintu bibiri twari muri umulegendary no muririmbyi cyangwa se ko umupasiteri. Ariko bampa inama gusa barambwira ati ntuzajye mu biyobyabwenge bitazagutwara ko abantu benshi bagiye mu buhanzi bari ko bajya mu biyobyabwenge, ariko ubundi genda wikorera akazi kawe uko byumva. Nuko ntago byabaye ibintu birebire cyane no kuri church nasubiragayo sometimes gutyo. Church gwasengeraga Église yitwa Église de Grâce, nibi nakibaho simbizi ubu ngubu. Ariko iriho, ariko amazina wenda ashobora kugenda ahinduka ko simperukayo, ariko yari church yo muri quartier kabisa yitwaga Église de Grâce. Usengera he? Unsengera kuko yari nubwo yari Église de Grâce, ariko idini byo byita idini cyangwa se doctrine ni n'abanglikani. Sasa njye unsengera hano hafi mu Anglikani banyegereye hano Remera Giporoso, abantu benshi bakunda kuyita ngo ni kwa Rutayisire. Ku myaka 20 utandukanye na korali ugenda no muri kariyeri y'umuziki nk'akazi. Abantu benshi bakuzi nyine igihe wari umaze guhura na TMC, umaze gukora Dream Boys. Hagati aho hari ikindi cyabayemo kitari kiriya tuzi cyo guhura na TMC mugakora Dream Boys? In the meantime byarabaye ubango icyo gihe ndayiza secondaire twari tuziranye na TMC of course, ariko twari tutaratekereza ko twakorana. Yari yararangije umwaka umwe imbere yanjye, we deja ari muri musique ari kuyikora. Njyewe rero nari mvanye n'ikindi giriri cy'abandi bashaka kuririmba nabo muri groupe twa muri groupe scolaire. Urugero nka Michel uramuzi Iradukunda, ni umunyamakuru wa RBA, uriya twakoranye indirimbo ntibyakunda ntibyacamo arabizi nawe. Ari no muri video yacu ya mbere twabanizingwa. Yes. Arimo cyane urumva hari izindi struggle zabanje kubaho. Hari indirimbo nakoze yitwa Ikiruhuko, narayibuze mbere yari nayikoze na video. Nayikoze na video kabisa from the first day. Yari yahuruje abahanzi benshi cyane. Muri video harimo ba Green P, ba J Polly, harimo TMC nawe yari yaje muri video, harimo n'abajama benshi twiganye bari muri groupe. Bakoraga iki muri video? Baraba figurato, baramaniga yanjye niko twabyita, baraba figura. Urumva rero hari ibyabaye mbere, ariko iyo video narayibuze sinzi na abahanzi kenshi muri ya myaka bari bagitangira bagiraga n'ikibazo cyo kubika imiziki yabo. Ugiye muri noneho TMC se kuza guhura mugakora groupe nuko ibyawe gusa byari byanze byagenze bite? Ya muri yaba ari twe ahubwo ngiye nari hejuru cyane, urumva mfite na video. I mean like kuba tuva kuri studio dutashye twagendaga twiganirira. Unjya ko twataga muri quartier imwe tuturanye, n'indirimbo tukazikorera muri studio imwe, tukenda twiganira one day tuzakora collabo.
akurumva ni ibintu byose byari biri aho ngaho nta bantu bari babizi tuze no gusubira muri group aho twigaga tujyaho tugiye kuririmba tukora show tukora nawe collabo yacu abantu bayakira neza mbona bya bintu ni sawa nuko nguko nyine twavuze tuti ndabona bya bintu bishobora gukunda ahubwo dukora indirimbo bifatika dushyiremo akagufu turebe that's how we started twatangiye gutyo nibwo bwa mbere twese dukora indirimbo yitwa Nizingwa waza igiswahili ko twese ahanini twakundaga indirimbo icyo gihe hari hagezweho bongo flavor mu Rwanda nubwo numva nabonye yongeye kugaruka iraya twinfluenceaga icyo gihe kandi tugira chance tugerageza kuvuga igiswahili tugabiririmba abantu barabikunze tati let's go on nibwo twaje magorwa rero bwa kabiri mugeze muri mumaze kubitsinda byari byose n'ubundi struggle ntabwo zese zirangira nta muntu wari uhari wo kubaha amamiliyoni ngo mugende mukore mwabaye babiri kwari ukwirwanaho ndashaka kumbwira iyo struggle y'abantu babiri bo muri Dream Boys noneho barangije gukora itsinda byari hatari urumva twarigaga kuko impamvu yo kwiga nta yindi nuko umuntu avata ibintu by'umuziki ntabwo nizeye ko ari ibintu byagira icyo bimfasha sinibintu wasobanurira ababyeyi ngo babyumva at least reka mbe mfite diplome ndebe sasa kwiga nkanjye nigaga i Huye muri campus kandi ngomba kurikodingira hehe hano i Kigali narazaga rimwe na rimwe producer kanankwepa nabo kera bataraba professionnel kubyo mushobora guhana n'umuntu gahunda akagukwepa umuntu arangiza nkaza nkirarira ku ntebe muri studio nubwo na TMC yararaga afite ikayi ari kwiga imibare kandi ejo afite examen gutyo nahinze byarangira nkasubirayo urumva icyo gihe nakoraga kuri ka bourse kugira ngo mbone itike zira 25 nakoraga kugira ngo mbone itike gusa twagize imana icyo gihe liklike yari yarumvisha impano yacu yumva ntisanzwe yumva nyine dufite ibintu byacu byihariye dushobora kuba twakora aravuga ati guys njyewe ndabakora indirimbo yumva yadukoreye Nizingwa buriya ku buntu buriya amagorwa yadukoreye ku buntu shana indirimbo sinzi ko yadukoreye ku buntu wenda ama video niyo twastrugglingagamo gatari koleki yatuvanyaho umwami yakwiye busikete urumva struggle yari cyane cyane amatike no promotion kumenyana n'abanyamakuru byari ibintu bikomeye kubera ko abanyamakuru je nabonaga ari nkaba papa batoya mbese kubamenyana nabo byari ibintu bikomeye cyane ko twabaga turutse ahantu mu Dusaka confidence ari nkeya tutiyizeye ibintu nk'ibyo ariko finally indirimbo zageze bidukorera zikatuvuganira n'abanyamakuru wenda batari batuzi bakatumenya nabo ubwabo bakanadushaka twe tutiriye twiruka ubwo mwatangiye gukorera amafaranga noneho yo kwirwanaho ryari ku buryo uva kuri ka bourse ukarecordinga cyangwa gukora amashusho mu bundi buryo bw'amafaranga yavuye mu muziki baya ntibyatinze kuko ndibuka umwaka wa mbere twahise dutangira gukora ku mafaranga nukuri imagorwa ikimara kumenyekana byafashe igihe ko yasohotse hafi nko mu kwezi nk'ukwa gatanu ariko yagiye kurangiza umwaka ari hit ikomeye cyane tunayigendera icyo gihe cyose ariko twari dutangiye kuyatubona turaka rimwe na rimwe gutyo hanyuma mu 2010 none icyo gihe mvuga ni mu 2009 2010 rero urumva twe dutangiye no kugira n'izindi ndirimbo zamamiriza ukuri zasinzika none icyo gihe bari batangiye kuya badutumira ahantu henshi hatandukanye tugaperforminga n'ibintu by'umuziki none byari bishyushye mu gihugu aribwo abahanzi bose bakiza ngira ngo benshi twari bashye abantu bose bafite amatsiko yo kubona kanaka twese tutangiye kuyakora nubwo atari menshi hanyuma rero mukoze umuziki birashyuha cyane mwitabira n'amarushanwa menshi ngira ngo muri mu bantu mwagiye muri guma bwa mbere izina ritangira kubakwa icyo gihe imyitwarire y'umuhanzi yari imeze gute mwitangeho urugero umuhanzi warangije kuba kumenywa na bose na public nini
buriya ikintu cyatumye twebwe dusasitayininga cyangwa se ibintu ubona turambamo ntabwo twize twigirira icyizere kirenze kuko ngo iteka twebwe twaratungurwaga iyo twari nko kuri stage ukaremba nk'indirimbo ukabona abantu bose bayisubiyemo ariko nta confidence twabaga twifitiye abantu bitinya twumvaga yuko nyine nta n'ikintu turakora abantu batarabyemera neza rero navuga yuko imyitwarire yacu itigeze iba ikibazo kinini kuko nyine urumva nk'umuntu witinya n'ubundi uba witwararika nubwo bwose twabaga turi kuri iyo hiti niko navuga ariko imyitwarire nta kigeze ihindukaho gusa ikintu numva nahinduyeho gato nuko ninjiye mu muziki ntasoma ku gacupa nza kugasomaho muri ayo marushanwa hagati ubwa mbere ufata icupa rya byeri ukanywa hari ryari urabyibuka hari 2011 kuko mbere wari muri korali wumvise ibyo ari byo ni iki kintu cyatumye usomaho yari ambiance iri aho ngaho abantu bose bashyizemo agacupa mbona abahanzi bose turi kumwe mu irushanwa bagafashe kuko twanamamazaga n'ikinyobwa twamamazaga byeri urumva muri tavani rero reka numva ibi bintu ishyize mu kanwa numva birarura ariko nkumva mu bwonko ndi active cyane ndavuga ni sawa mu minsi yashize mwagiye muca muri struggle zitandukanye zo gukora nyine umuziki ariko tukagenda tubona abantu mwari muri kumwe bamwe baragenda bakwitinga bakava mu muziki abandi bara amagurupe bagatandukana abandi bakaburirwa irengero bakagenda burundu bakajya mu bindi mwebwe byagenze bite kugira ngo mumare igihe kingana gutyo umunsi tuvugana hashaka kuba hashize nk'imyaka nka 11 ubu turi mu wa 11 urumva ibintu bikora bikakugirira umumaro gushyiramo ingufu nyine ukongera kugira ngo bigire umumaro munini kurushaho ariko twese siko byagiye biduhira hari ababikoraga bagashyiramo ingufu zabo zose ariko ejo ibyo bashyizemo ntaba ari byo babasha gusarura bagahitamo gukwitinga tukavuga bati reka twebwe tube tugiye rero cyadufashije nuko twebwe twagize n'amahirwe harimo n'amahirwe kabisa sinabeshya yuko hari ibintu twakoraga tukabona nta gihombo kirimo mu kuba turimo turabikora ahubwo tukabona inyungu iri ku rwego rufatika niyo mpamvu byagenze bityo byatumye twe tugumamo ese umugira umutungo nka Dream Boys muvuga muti n'umu wa Dream Boys noneho hakaba n'uwa Platini n'uwa TNC byose bivuye mu muziki kugeza umutungo dufite ni company duhuriyemo kuko ni duha n'ubundi bindi byose dufite duhuriye kuri Dream Boys Entertainment Limited rero ni company ikora amasoko menshi yerekeranye n'ibintu by'imyidagaduro niba umutungo dufite ibindi byose andi ma possessions ni ibintu umuntu afite ku giti cyewe ariko yavanye nyine muri iyo company nkawe ni ibiki by'ingenzi uvuga uti nabikuye mu muziki rwose urakarama buriya njyewe sinjye kubeshya ntago ari biki ariko birangora cyane kuva nahagara mu itangazamakuru biba bimeze nko kwikomanga ku gatuza ati ariko birahari iby'Imana yamfashije muri uwo muziki nkagira ibyo ngeraho mbamo ku buryo ari umusingi mwiza ku musore ungana nanjye tu urebye ubona ejo hazaza ha Dream Boys hameze hate mu muziki navuga yuko muri muzika hari ibintu byinshi bizahinduka bitewe n'uko nanone ntabwo tukiri ibitambambuga turi abantu bashaka no ku-explora izindi ukeneye gutestinga na biriya cyangwa se ukeneye gushyira none ingufu ku kindi kintu bitewe n'imyaka ugeze mu muziki yo nkeka ko hari ibintu bizahinduka kandi bikaba byiza bihindutse mu buryo bwiza kubera ko ntabwo twakomeza nanone kuvuga gusa ngo umuntu ngo aririmbe gusa
hari ibindi bintu umuntu ashoboye afitiye capacity, hari ibindi bintu umuntu aba yarize, hari ibindi bintu yindi mpano umuntu aba yifitiye, gutyo akumva yazibyaza umusaruro. Ariko anytime tukajya dukora n'ubundi indirimbo bidushobokeye. Ejo bundi twumvise amakuru avuga yuko mushobora kuba mugiye gutandukana, ubwo si ibyo bavugaga bye bishobora guhinduka n'ubundi. Nibyo abantu bitiranya. Maze iminsi nanjye mbisoma, ariko ufite gutandukana ntabwo ari definition. Definition y'uburyo Dream Boys imeze ni uko hari ibintu bishobora guhinduka mu mikorere. Iyo uvuga guhinduka ni gute? Wenda kubwiye yuko umuntu ashobora kuba yumva yakwe-exploit ibindi. Mutakiri kumwe ariko umwe ari turi kumwe ubundi tuzaba tutakiri kumwe umunsi umwe yapfuye. Ku buryo hari igihe muzaguma mukaba nk'itsinda ariko umwe aririmba ibye cyangwa undi akora business. Ni nabyo turi no kubituna turanabikora. Buri gihe umuntu ashobora kuririmba indirimbo yumva ashaka, ibyo n'uburenganzira. Nuko gusa ko duhorana tubana same house bituma duhora mu ndirimbo imwe twese buri wese twagaragaramo. Ariko ntago ari ngombwa ngo niba nkunda business wenda ncuruza nk'amashaza cyangwa ibishyimbo, ntago ari itegeko ngo mugenzi wanjye nawe abikore. Nashobora kuwihitamo ibindi bintu yakora. Mu minsi ishize wari Tanzania, nanjye ubwo nabonye amafoto yawe muri WhatsApp uri kumwe na Rayvan. Abantu bavuze ko ari ikimenyetso kigaragaza yuko kwa gukorera hamwe umuziki kwarangiye, kuko na TMC nawe nyuma yashyize hanze indirimbo ya gospel. Abantu baravuga bati ibintu byose bantu ntabwo bakiri muri pake imwe. Abantu barabivuze ariko twe ntago ari uko tubifata. Rega urumva abantu bo bibwira ko abantu babiri iyo bataririmbanye mu ndirimbo imwe bari basanzwe baririmbana ko batandukanye. Ntago ari uko bimeze. Ngo twebwe dufite umuco w'indangagaciro za Dream Boys zitavuze ko zigomba guhurira buri gihe mu ndirimbo gusa, bishobora guhurira no mu bindi bintu. Nk'ubu urugero, nta wambajije ubushize ati ko mugenzi waranje kwiga masters ku cyo utayize. Nta muntu wabimbaje. Nuko ngo ibyo nibigaragaza yuko buri wese afite uburenganzira bwo kuba yakora n'ibindi bintu. Sana nari ndi muri Tanzania muri gahunda zanjye, ariko ndi n'umuhanzi. Iyo ngeze ahantu nyine baririmba nanjye burya ndaririmba. Hari ibyo nakoze muri Tanzania, ariko nzareba niba hari ikizavamo tukabimurikira abanyarwanda. Mu minsi yashize nanone wigeze ku buzima bwa Platini, wigeze gushyuha cyane muri romance Urukundo. Izina ryawe kenshi ryagarukaga ugikundana na Diane. Nkeka ko kiriya gihe umuntu wavuga yuko nawe wari ushyushye cyane mu rukundo ataba yibeshye. Yari iyo myaka kandi nari ndurimo nduheruka burya. Mberuka burya. Ntabwo ukiri mu rukundo rero? Ubu ngubu nifuza kuzarusubiramo anytime, ariko sindabona ibinkwiriye tu. Ese Diane wavuga ko mwatandukanye mute nkapfuye? Ni ibihe tu, ni ibihe ngira ngo byari bigeze. Ninde wasezeye undi? Ibyo ngibyo ntago ari ibintu natangariza abantu, ariko buriya niba ngombwa we cyangwa zo mwazamwegere mukamubaza. Utufashe kuko nawe wari uri mu rukundo nyine mwari muri kumwe. Njyewe ntacyo nabitangazaho, kandi mu by'ukuri nkubigije n'ukuri sinanabyibuka. Ashize nk'imyaka igera muri 4 ibyo bintu nta nubwo nuko nyine ubukanyujije mukanyibutsa, ariko simba nanabyibuka uko byanagenze. Ese n'iki kintu mwibukira aho? Ni byinshi, ariko njye mpitamo kubikipinga nkanjye tu. Nyuma yaho nabwo ugeze usubira mu rukundo wavuga ngo ufite umuntu aya guhera ubwo ngubwo gusa. Iki warakomeretse? Oya, naragerageje ahubwo ntawe turabasha guhuza tu. Ariko ntibivuze ko ntavugishije abandi. Ubu kubavugisha bisanzwe?
mba ndi kureba niba byacamo ariko ntibiracamo. ubwo bitumye nibaza none se niba ubu bitaracamo dukunda abanyarwanda bakunda kubaza burya ibintu byo gushinga ingo ntabwo nzi impamvu ariko cyangwa tukibazaho cyane. Sinanjye birancanga impamvu mu byibazaho cyane ntibirajya mu migambi yanjye tu nibishobokera nzabikora ariko kugeza ubu ngubu ni njye na muzika n'akazi kose. Okay. Wize itangazamakuru muri universite hanyuma wikorera umuziki. Umva ari igihe kizagera ugakora itangazamakuru? Itangazamakuru ndifite imigambi ariko sinapfa gutangaza umwaka cyangwa se imigambi mfite ariyo gusa nzarigarukamo mu buryo wenda butari ubwo nari ndirimo kera. Nzashaka ubundi buryo ndigarukamo ariko ni ibintu ntibikiri mu mipango aho ngaho. Umwana wawe cyangwa umuvandimwe wawe akugishije inama uti njye mu muziki wamubwira iki? Uwo ngo yaba afite na chance cyane ko namushyigikira nzi ibyo agiyemo. Umuziki ni field nziza iyo uyikoze neza ukaba ufite n'impano yabyo. Ni field nziza rwose. Ari umwana wanjye namushyigikira, ari umuvandimwe namushyigikira cyane cyane ko muri iki gihe atari ishuri gusa rigomba kuzamura umuntu impano, ubwo umuntu ishobora no kuba ikintu gikomeye cyane. Akantu k'impano urimo uvuga se muri Dream Boys ubundi mwebwe cyangwa reka dufate wowe ufite iyihe mpano? Umuziki tuzi ko habamo impano nyinshi, utazi kuririmba ariko uzi kwandika, cyangwa byose ntabyo uzi kubyina, cyangwa byose ntabyo uzi kuyobora mugenzi wawe. Wowe utekereza ko ufite iyihe mpano? Impamvu ni uko mu bintu byose bikeneye gukora muri muzika ndabikora. Mpimba indirimbo, nkayiririmba, nkayandika, nkategura amashusho yayo, nkanagira nkanayiperforminga no kubyina byose nkabikora. Numva rero ntago ndi umuntu umuhanga cyane ariko byose mbifiteho notion ifatika. Icyo maximizwa ni iki? Ubundi at the beginning na maximizaga imyandikire ariko nagiye nevolewa no mu kuririmba gake hanyuma kuri njye ubu ngubu byose nabiha 50-50. So uramutse utandu bibaye ngombwa yuko umara igihe kinini utari muririmbana na teams watubwiye ko wenda mutazatandukana n'indi ishu, haramutse hagize igihe kinini kiza utarimo muririmbana wagumuga ukaririmba ku giti cyawe? Igihe cyose numvishe nshaka kuririmba najya ndirimba. Ujya wibona iyo shusho uri wenyine nko kuri stage ukora amakontra wenyine? Sinigeze mbitekereza ariko birashoboka. Umva se uri tayari biramutse bibaye? Man. Ntabwo ari ikintu gihita kikora uwo mwanya ngo usange ngo kirakoroheye kuba waramenyereye gukorera mu itsinda mufite ibyo mufashanya, ariko mba numva ari ibintu bishoboka cyane. Dusoza twagira ngo tubwire uburyo imigambi yawe muri uyu mwaka wa 2020, umwaka wa 11 mu muziki, ariko n'undi mwaka none ku buzima bwawe. Uyu mwaka mfite ibintu byanjye cyane ndi buhugiremo biri personnel, ariko nawe no mu muziki ingufu zigomba kwiyongera. Bose najya mu itangazamakuru ngo mvuge ngo nzakora ibi n'ibi bumve ndimo ndakanga abantu, ahubwo reka tureke biflowing, abantu bazagende bakire ibyo babasha kubona biri mu bushobozi bwacu. Kuri Platini na TMC umubona nk'umuntu umeze ute? Mubana umuvandimwe umudekiriva ute? Mbona ari umuntu mwiza. Kumudekiriva ubundi biragoye
kudekriva umuntu cyane cyane ko buri wese umuntu we niwe wimenya 100% ariko iyo mubwiye ko mbona ari umuntu mwiza ni ukuvuga ati mbona ari umuntu ese navuga gutera ni umuntu ufite ubumuntu nyine ni umuntu icyo ngicyo ndumva bwaba rusobanuro bahagije ni ubumuntu nyamuntu ufite ubumuntu. Ni iyihe weakness umuziho cyangwa ni iyihe côté fort wavuga? Weakness iyo uri umuntu deja bivuze ko ufite weakness, ko ntabwo waba uri umuntu udafite weakness, ariko ibyo mpitamo kubikipinga kuri ngewe, ntabwo natangariza umuvandimwe ibye ngo njya bari byo kubivuga mu itangazamakuru. Oya, kalita afite nuko akunda gutekereza cyane, so ibyo bituma rero yirinda ikosa. Wowe ni iyihe weakness wiziho na point fort? Weakness yanjye rero nuko nkunda rimwe na rimwe kwibagirwa ibintu simbihe valeur bikwiriye, bityo hakabamo ibincika kubera kutabiha. Nyine nshobora gukora rero tu kubera kwibagirwa ni, ariko imwe muri côté fort zanjye nuko I'm a fighter, ndi ndwanye tu, ndahirimbana cyane, biragoye kuntsinda.